kugira ngo mutaruhiraho mwagakwiriye kuruhukira. ADEPR yatuma abantu baruha kuko atari Kristo. Amadini yatuma abantu baruha kuko si Kristo. Ariko Yesu niwe uruhukiro. Icyama abantu bose bakabimenya kariwe buruhukiro. Mugira aho mubarizwa, mugira adresse, ariko mumenye iyo ntambara narayirwanye. Narizi byo kwisera, narabirinze abantu bandeba batanandeba, narabirinze muri geto ndabirinda, narizi byo kwisera. Haramubwira ngo Timoteyo we ukabivuga ku cyumweru ngo kuwa mbere bikunanire. Utuma abayobozi b'itorero bakwirirwaho bagutekerezaho. Ntuzatuma abantu bicara mu nama bakwigaho. Timoteyo ntukababazwe n'abandi ngo ni beza ngo nawe wigira uko ushaka. Wishyireho iby'ubururu n'umutuku n'umukara wirirwa wambaye ubusa i Kigali. Timoteyo mwana wanjye wagiye ureka. Timoteyo iramwe ngo kandi muri iyo nzira aho bazajya banyura bagasangamo intare nzajya nzibakuriramo. Hari ibintu bitatureba bireba Imana. Hari ibintu bitatureba bireba Imana. Nafashijwe. Hari ibintu bitakureba bireba Imana n'isharije zayo. Ni ibintu yavuze ngo ibi nzabyikorera ubwanjye, sinzatuma izina ryanjye ritukwa. Abagore zirabarya, abana zirabarya, abagabo zirabarya, abakobwa b'amataye zirabarya, zirabarya bafite diplome, inzoka zirabarya. Irakurya icyongereza ukakibagirwa. Nturabona umugabo inzoka yari abwira umugore ngo ntiyagurira amazi akakubwira ati ibase ngiriya n'indobo ngiriya n'isabune ngiriya nawe ufite amaboko wigira. Noneho abarakore batazi amakuru y'urugendo bahita bamanuka igisenya akifata selfie ubwo yambaye agakabutura akagera hano. Yesu ashimwe cyane. Duhereze Imana icyubahiro, amaboko yacu tuyazamure nk'ibendera ryo kunesha. Haleluya. Imana ishimwe muri Kristo Yesu. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukobwa, ndi umukristo ku itorero rya Gatenga. Hanyuma ndanezerewe kuba imbere y'abera uyu munsi, itariki nziza, itariki 10 z'ukwezi kwa gatanu. Turashima Imana yaduteguye kugira ngo uyu munsi Imana iduhe kuvuga nkuko yakavuze ihibereye. Nanjye nasenze, ndabizi ko namwe mwadusengeye kugira ngo tuvuge nkuko Kristo yakavuze ahicaye. Haleluya. Hanyuma dushimiye Imana ibyo impano y'ubuzima iduhaye kubw'ubuntu bwayo muri Kristo. Dushimiye n'abayobozi b'itorero bakomeje gutanga umwanya ku bwa Kristo kugira ngo ducuruze itaranto yacu. Abayobozi b'itorero Imana ibamugisha, kandi ubwo mushyigikira icyo Kristo yaduhaye namwe arabashyigikiye, nabo arabashyigikiye rwose. Hanyuma hari ijambo Yesu yampaye ko tuganira, ndifuza ko turisoma tukaza kurivugaho nk'uko umwuka bishaka ko tubivuga, hanyuma tugasenga. Igitabo cyo kubara, igitabo cya Mose cyitwa Kubara, igice cya 21 umurongo turasoma duhereye ku murongo wa 4. Kubara 21 umurongo wa 4. Kubara 21 umurongo wa 4. Kandi turashimira abigisha ba mbere batubanjirije. Ari gihe umuntu yigisha ukumva wamuha ibitekerezo kumva washyiramo ibindi, ariko nahoze ntekereza ngo iyo aba bagabo umukwe mukuru iyo aza kumenya ahantu vino ari kunywa ahantu ivuye, akamenya ko bivuye muri kandagira ukarabe hanze, yari gukora agashya muri ririya teraniro. Ariko ubuntu bwa Yesu bwahisha amateka. Banehembaswe. Ubuntu bwa Yesu hari ibintu bwatwikiriye urabirangiza bihuriramo. 4:21 Kubara haravuze ngo barahaguruka ku musozi Hori
baca mu nzira ijya ku nyanja itukura ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Abantu bavuga Imana na Mose nabi bati, mwadukuriye iki muri Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Kari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tubihuye n'iyi mitsima mibi. Uwiteka yohereza mu bantu inzoka z'ubusabwe butwika zirabarya. Abantu benshi bo mu Bisiraheli barapfa. Abantu basanga Mose baramubwira ati, twakoze icyaha kuko twavuze Uwiteka nawe nabi. Saba Uwiteka dukuremo izi nzoka. Mose arabasabira. Uwiteka abwira Mose ati, cura inzoka isa n'izo uyimanike ku giti cy'ibendera, maze uwariwe n'inzoka wese nayireba arakira. Mose acura inzoka mu muringa ayimanika ku giti cy'ibendera. Uwo inzoka yariye yareba iyo nzoka y'umuringa agakira. Amen. Luka 23 ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya 23 murongo wa 39. Makumyabiri na gatatu Luka murongo wa 39. Luka 23 murongo wa 39 haravuze ngo, umwe muri abo bagome babambwe aramutuka ati, si wowe Kristo, ngaho ikize natwe dukize. Ariko uwa kabiri amusubiza amucyaha ati, no kubaha Imana ntuyubaha? Uri mu rubanza rumwe n'urwe? Twebweho duhowe ukuri, tukaba twituwe ibihwanye n'ibyo twakoze, ariko uyu nta kibi yakoze. Nuko abwira Yesu ati, mwami, uzanyibuke ubwo uzazira mu bwami bwawe. Aramusubiza ati, ndakubwiza ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradizo. Amen. Dusome kwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya igice cya 2 murongo wa 20 n'ijambo abitorero bazi cyane. Kwandiko Paulo yandikiye Abagalatiya cyangwa Abagalatiya igice cya 2 murongo wa 20. Hanyuma abacuranzi begereye inanga n'ingoma ndirimbira Imana, murabizi ko mbikunda. 2:20 Abagalatiya haravuze ngo, nabambanywe na Kristo ariko ndiho, nyamara sinjye uriho, ahubwo ni Kristo uriho muri jye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Simpindura ubusa ubuntu bw'Imana, kuko niba gukiranuka kuzanwa n'amategeko, Kristo aba yarapfiriye ubusa. Amen. Ku musozi witwa Gologota hicirwaga abagome, Mwami Yesu niho bamujyanye kubera ibyaha byacu. Ku musozi witwa Gologota hicirwaga abagome, babicaga urupfu rw'ibivume, bamanitswe ku giti. Mwami Yesu niho bakujyanye, bakwica urupfu rubi, byatumye n'Imana imuzinukwa kubera ibyaha byacu. Uyu musaraba wikoreye ni umesha agakiza, nubwo abantu bose bakureka, jyewe sinzawuvaho. Tugumane Mwami, haleluya, Mwami tugumane. Wakoze byose ku musaraba, oh, tugumane Mwami, haleluya, Mwami tugumane. Haleluya, haleluya. Ndashaka ko tuganira ku ijambo Imana yampaye rivuga ngo, kuki
uruhiye aho wagakwiye kuruhukira.